turifuza ko umwanya mu mitima yacu niyo mpamvu tubajeje ibibazo by'ibyaha byacu ubwo twaje kwigisha umuryango turifuza rwose ngo twari natwe imitima yacu icishe bugufi y'abana babiri kugira ngo babashe kwiteza ubwo rero umugaragu wawe ahagaze aha ngaha agira ngo avuge ijambo ryawe uherekeze kandi ibyo avuga byose aba ari kuvugira kugira ngo icyubahiro cyose kigaragara turifuza gukizwa ndetse no kwezwa tuzabibashishwamo tubasha gutera amafoto tukavuganira natwe kandi twarangiza tugashyira mu bikorwa icy'ijambo ryawe rivuze ubutubashije turahakana tuhakora umugisha uduhugisha 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 tubisabye n'abana bose beza bya Yesu. Yesu ashimwe bantu b'Imana nshuti zanjye nimunyemerere twongere dushime Imana yacu kuko ariyo gushimwa ibihe byose izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndanezerewe nanone muri uyu mugoroba ko n'ubu Imana yongeye kutugirira neza. Yesu ashimwe. Namwe Imana yabagiriye neza, nanjye Imana yagiriye neza, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Rero uyu munsi noneho ntabwo naje jyenyine, nabazaniye n'umushyitsi. Yesu ashimwe. Jean-Bonde Rosalia twaze tuganira hamwe yabwiraga namuzanye yajyaga yakurikiranye ngo amavuna ye yaberaga Nyamirambo uwo muricara. Uwo mugabo ni inshuti yanjye Efuro igira hano hafi, burya kujya kuvuga inshuti yawe mba numva ari ibintu binesheje. Iyo umugabo babwiza ukuri ni inshuti yanjye n'Imana irabizi. Yesu ashimwe. Uyu mugabo ni inshuti yanjye, hari igihe njya nibaza ibintu byatugize inshuti aho twahereye, hari igihe nicaye ntangirira ABCD ariko njyewe nsanga hariho twatangiye ntabwo byari bikomeye kubyo byabigeze ahangaha. Shima Yesu rero ko twese yatugize abana b'Imana. Uyu mugabo ni umuvugabutumwa. Madamu niwe warebye kuri iriya nyandiko muri gutumira mwanditseho ngo ni umubwiriza w'inararibonye. Iyaba mwari muzi uyu mugabo niwe mubwiriza w'inararibonye. Yesu ashimwe. Rero mu minsi ishize twajyaga tuganira yaba umwana wanjye maze rero ndi kuganira n'umuntu ndi kumubwira ngo umukuru ninde, aravuga ngo n'uyu nguyu ubu n'igihe wahindutse umwana. Yesu ashimwe. Nari yari yaramutse kuba umwana wanjye, ndamubwira ngo umwana wanjye akita. Ubu rero byarahindutse, ubu ni papa, nanjye nabaye umwana we. Ubu rero nanjye narayobotse nk'uko nawe yari yarayobotse. Ndamukunda cyane kandi ndabizi nawe arankunda. Imana imuhe umugisha. Ziko yabaye inkowe. Yesu ashimwe. Uyu mugabo yabaye inka atari bya bindi abantu bajya banivugisha, yabaye inka. Dufite insanganyamatsiko y'amavuna yacu ivuga ngo boneza kuri ririya tabaza. Boneza kwiki? Kuri ririya tabaza aho Petero yanditse amagambo akomeye avuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe kandi murushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho. Kugeza ubwo Imana itwingingira kugira ngo twite ku ijambo ryayo, ikanavuga ngo nituryitaho tuzaba dukoze neza. Kandi aravuga ngo kuko iryo jambo rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, ngo rikagenda ngo rigakesha ijoro, ngo kugeza ubwo inyenyeri yo mu butubutubu izabandana mu mitima yacu. Uyu mugoroba rero nifuje yuko tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo andi mahirwe.
andi mahirwe. Tugiye kureba igitabo cy'umuhanuzi Yona. Igitabo cy'umuhanuzi Yona turahera ku gice cyaho cya mbere, yewe turagenda tunavunagure ku gice cya gatatu. Hari amagambo avuga ngo, hatangira avuga ngo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi rirangije riravuga ngo, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanijwe bikagera imbere yanjye. Reka mbabwire nshuti yanjye, buriya hari ubutumwa ijuru ryari ritanze, kandi ubutumwa ryari rihaye Yona bwari ubutumwa bukakaye, ku buryo gutinyuka kumubwira abantu ntabwo byari ibintu byoroshye. Uzi kugenda ubwira abantu ngo mugiye gupfa. Yesu ashimwe. Cyakora ubutumwa bwari bufite impande ebyiri, ku buryo umuntu wese yagombaga kwihitiramo mu ruhande yagombaga guhitamo, kuko bwaravugaga ngo, ibyaha byanyu birarundanyijwe bigeze imbere yanjye, ariko ikigomba gukurikiraho ni ukwihana ibyaha byanyu. Nimwihana by'ukuri muzakizwa, ariko nimunanirwa kwihana muzapfa muzize ibyaha byanyu. Ikintu cyantangaje, nari ndi gusoma mu Bubyutse volume ya 4, ndi buze kubasomera mu magambo bwaje n'ubundi bwari ububyutse bwavugaga umugabo witwa Yona. Hari amagambo yavugaga ngo Imana irahamagara, kandi bavuze neza yuko umuntu wese Imana ihamagara imuvuga mu izina rye. Yesu ashimwe. Imana irahamagara, ihamagara Yona mwene Amitayi, iramubwira ngo haguruka. Natangajwe n'amagambo bavuzeho, baravuze ngo Imana izi buri muntu wese muri twe. Icyo mvuga muracyumva neza. Baravuze ngo Imana izi ababyeyi bacu, izi imiryango dukomokamo, izi ibyo dukunda kurya, ndetse baravuga ngo izi n'iby'imigambi yacu itekereza. Imana iratuzi imbere n'inyuma. Maze rero mu gihe Imana yari imuhamagaye, iramubwira ngo haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzagira gute, nzakubwira. Ariko imirongo ikurikiye bavuga neza yuko igihe Yona yari amaze kubwirwa iri jambo, ntabwo Mose yigeze aguma mu rugo ngo atere agati mu ryinyo, ahubwo yarahagurutse. Yagize gute? Yarahagurutse. Ariko igihe Imana yari imubwiye ngo yerekeze mu murwa witwa Nineve kuwuburira, we ntabwo ariho yerekeje, ahubwo yerekeje mu Tarushishi agenda ahunga Imana. Reka mbabwire, abantu twiganye ku munsi wo kuwa mbere muri kiriya cyigisho cy'umuhanuzi w'Imana witwa Samweli, batubwiye ko Samweli yagize nawe kwibeshya, kandi yari umuhanuzi w'iki? W'Imana. Turareba undi mugabo nawe wari umuhanuzi w'Imana witwa Yona, wavuganaga n'Imana isaha ku isaha, wari ufite amahirwe y'uko Imana yamubwiraga n'amagambo yayo, Yona akayumva nawe yashaka akayisubiza. Ariko Imana iramuhamagaye kugira ngo yerekere i Nineve kuburira abantu babo, ariko Yona nawe arangije aca Sanserege. Bibiliya iratubwira ngo igihe Yona yari
iyo nawe rero ashaka kujyana n'abandi itarushishi ngo ahubwo Uwiteka, maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi, umuyaga mu nyanja uba ishweri ikomeye, inkuge yenda kumeneka, abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko yo nawe yari mu nkuge hasi ryamagize gute? Igihe abandi bari bari gutakira ibigirwamana byabo, ntabwo rwose yo rero ari kumwe nabo. Igihe abandi bafataga ubutunzi bwabo, imari zabo bavuye kurangura kugira ngo bajye kuzicuruza iwabo, igihe bazirohaga mu nyanja, yo nawe yari asinze. Ni ukuvuga ngo igihe inkuge yikozaga hirya no hino, yo nawe ntabwo yari agize gute? Ntabwo yari abyitayeho kuko yari agize gute? Yari yabonye amahoro. Burya hari igihe abantu bishakira ikintu cyitwa amahoro pe, umuntu akayihigira kuko kandi akumva yagize gute? Yayabonye. Ariko ibyanditswe byera byo n'ababisomye bivuga ngo burya n'iyo umuntu yaba yayabonye, nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro y'iki, nta mahoro y'abanyabyaha. Ariko abasare bahomba ibintu byabo, ariko yo nawe arangije aragenda yiryamira hasi arasinze, batakambira ibyitwa ibigirwamana byabo ngo barebe ko byabarokora, ariko ntibyagira ikintu bibakoraho kuko Imana yari ifite uwo yashaka. Igeze nababwira hano ku wanyuma amagambo nasomye mu Byutse volume ya 6, bavuze ngo umugisha utifuzwa n'umuntu uwo ari we wese, ariko ukitwa iki? Ariko ukitwa umugisha. Ndahagaruka. Nuko abatware b'inkuge, nuko umutware w'inkuge aza aho bari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntituribuka. Ikintu cyantangaje, Bibiliya yanjye igihe bandikaga ngo batakira ibigirwamana byabo bakoresheje inyuguti ntoya, ariko igihe bavugaga ngo umusare ajya gushaka yo nawe yarababwira ngo takira Imana yawe, bakoresheje inyuguti nkuru kuko bari bazi neza yuko hari Imana ishobora gukemura ibibazo byo kuko badashobora kwikemurira. Ariko yo nawe areba gusenga, asanga isengesho ntaho yarituruka. Ibi ngibi nawe uzayisangaho igihe wakoze ikintu cyitwa ko ari icyaha, ukumva watandukanye n'Imana rwose, ntabwo ushobora kubona agatima gashobora gusenga. N'iyo ubikoze uravuga utumva ni ukurangiza umuhango. Icyo kintu nakibeshye cyangwa ni ukuri? Iyo rero nawe yabonye atagiye kwirirwa tumwanya, aravuga ati ubu Imana nayibwira iki kwizi neza ko aba bantu ibihumbi bamaze guhomba ari igihe? Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago, kuko babonaga yo yateye agatemo ryinyo. Nuko ubufindo bari bari gufinda
Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ubundi babigiye bayikomeye cya gihe nawe wibuka umutima wawe uri kukubwira nta kintu ijuru ryaba ryarigeze rikwirukanka rikaguteza bigaragara ko ari n'ibibazo by'ibyago kugira ngo ijuru rikunde rikurohe. Barangije umurongo wa 11 baramubaza bati tubwire tugire dute kugira ngo inyanja ituze, kuko inyanja yiyongeranyaga kwihimiriza. Maze rero umunyabyaha akarondura, umunyabyaha akarondura, maze arabasubiza ati nimunterure munjugunye mu nyanja nayo iratuza, kuko nzi yuko iyi yisheri ibateye ari jyewe ibahora. None ikibazo giye kubabaza, ubundi uretse kumutera ngo bamujugunye mu nyanja kuyayijugunya ntibyari bukunde, ntabwo byari bukunde, byajyaga gukunda. Ariko kubera ko yone yari asobanukiye ko umuntu wiyahuye atazi ko n'ubundi bwiza, avuga ati ubu ngubu ugiye kubasiga amaraso yanjye. Umunyabyaha ntiyataye kandi bakimurenganya, niko umunyabyaha atangiye, niko ibyaha byatangiye gusa. Yesu ashimwe. Kugira ngo umuntu yemere ibyaha ibintu bikomeye, aravuga ati rero ngaho mwabagabo, ubu nimunterure munjugunyemo, kuko nimumara kunjugunyamo inyanja iragira gute? Iratuza. Ariko birambwira ngo barushaho kugashya cyane ngo barebe ko bamurokora. Ariko Imana kuko ishaka yo nayo yohereza umuyaga ungana iki? Umuyaga mwinshi. Maze rero abagabo batatu ntabwo tugiye gupfa tuzize kino kigoryi cy'Imana. Baraterura mu mazi ngo tunguri barajugunya. Cyakora cyo bamaze kumujugunyamo, iyi nyanja iratuza. Ikintu cyantangaje ni icyigisho bano basare bigiye ahangaha ngo bageze hakurya, bakigera hakurya batambira ibitambo Imana yo mu ijuru, barangije bayihigira n'imihigo. Ubwo yo narabwirije cyangwa ntabwirije? Abwirije ikibwirizwa adashaka, ariko nacyo arakibwirije. Igihe nasomaga kariya gatabo baravuze ngo abantu benshi iyo turi mu bibazo dutanga icyitwa imihigo. Turayitanga cyangwa ntabwo tuyitanga? Mana nimbona ugiriye gutya nkava muri ibi ngibi, nanjye nzagira gutya, nzagenda gutya, mbese ukayirambarara nk'imbere mu bitekerezo. Ariko ibyawe byarangira ugahita hagati mu ryinyo. Ubu urebye nimba abantu bicaye mu rusengero bahize, ubu ngubu yihiguye ahari urusengero hasi urabona ibirahuri ahangaha, dore izuba riradukubitira. Ubu muhiguye imihigo yonyine mwahize, meya twakubaka n'urundi rusengero. Ntabwo nshaka gutinda mu gice cya kabiri. Cyakora Bibiliya iratubwira ngo Imana igihe bari bajugunye Yona mu nyanja, Imana yateguriye ahantu umwana wayo yagombaga kuruhukira. Ijuru rikongera rikamuhabwiriza ikindi kibwirizwa. Yona we yari azi bamujugunya mu nyanja agapfa, ariko Imana ngo yohereje urufi runini rwagije rumira Yona. Yona rero ageze mu nda y'urufi, aryamye yumva birakumva, ateye akagera yumva birakumva, azamuye kuka yumva biremeye. Cyakora cyo yumva ntabasha gutamira. Yesu ashimwe. Ibyo kurya ntabwo biri kuboneka, cyakora cyo nta bundi bwisanzure bumwe ari buze kugira, ariko yumva aracyariho. Ibintu byantangaje igihe nasomaga aya magambo. Iyo n'igihe yasenze isengesho ashima Imana, ariko igihe nayishingaga yaravuze ati ndagushima yuko uzongera kubona urusengero rwawe rwera, ngo azongera agire gutera. Rero kubera ko Imana igihe cyose uri gukunda, yakundaga Yona umuhanuzi wayo w'ikigoryi, ariko igakunda n'ibindi bigoryi by'ineneve. Yesu ashimwe. Buriya bijya bintangaza yuko Imana ishobora gufata ibigoryi nkatwe
Yesu ashimwe. Reka mbabwire ibintu bikomeye nasanze Imana itwitayeho. Igihe nasomaga amagambo ari mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, banavuze neza yuko Imana yita ku itorero ryayo nk'uko yita ku mboni y'ijisho ryayo. Ubu ngubu umuntu ushobora kumukora ni nk'aho akoze mu mboni y'Imana. Yesu ashimwe. Ubu turaba agaciro, ntabwo turaba agaciro, turaba agaciro. Maze rero ikintu cyantangaje, ijuru ryo ryari ryongeye gushakisha uburyo ribwiriza abana baryo. Ryo nayo amaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufu. Byarantangaje ngo Imana itera cya gifusese cyuma gishaka kuvuga, gishaka kugira ngo utera umenya nariya kantu katakabuye. Igihe nigaga kino gitekerezo ngo muri iriya fi yameze yo ni amafi, iyo abantu bagize amahirwe bakayica baba babonye imari zikomeye cyane, kuko ngo muri zo haba harimo n'amazahabu. Naratangaye cyane. Rero mu gihe Imana yari iteye isesemi inofu, ifi yashatse kuvuga, Imana iyitegeka hajya igihe bahijya kuvuga. Yesu ashimwe. Iragenda yirukanka nayo narasomye, oya ntabwo nabisomye, ahubwo ni icyigisho nari ndi kwiga, ndi kwigira ahantu. Maze rero mu iki cyigisho, igihe mu basare babonaga n'abandi bantu bari bari ku gasozi, ngo babonaga iyi fi iri kugenda, kuko ari igifi kinini, ngo babonaga mu nyanja amazi agenda kata, abantu bagenda biruka inyuma, bavuga bati ahari kiriya gifarango kiri buze guhagarara turagikuramo ubutunzi. Igihe bari biteze ubutunzi, bagiye kuhabona igifi kiriyo kirutse, kibabona kirutse akantu k'akagabo kavuyemo. Ibyo gutekereza ubutunzi bw'ifi birarangiye, ahubwo batangira gushungera. Yesu ashimwe. Batangira gushungera, batangira kugira ibibazo, bati se ibintu bibaye aha ngaha ni ibiki? Iyo na rero batangira ubutumwa bwo kongera kubwiriza. Igice cya 3 cyongera kuvuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kugaruka kuri Yona ubwa kabiri. Ubwa kabiri. Iyo amubwira ngo ngaho haguruka ugende winjire mu Rwanda neza, ububwire yuko ibyaha byawe birundanyije, harabura iminsi 40 kugira ngo abantu bagere gute baribuka. Reka mbabwire ngo igihe Yona we yatangiraga kubwiriza buno butumwa, abari babonye ibitangaza byavuye mu ifi bo bari birukanganye ubutumwa kare. Ni ukuvuga ngo rero bo babaye bagiye bakora inzira ya Yona, ku buryo ibintu byose yavugaga abantu babyumviraga ku murongo wabyo. Mu gitondo mu cyigisho dufite cy'ishuri ku isabato, ababashije kukiga ngira ngo mwumvise umubwiriza Imana yakoresheje imyaka irenga 100, umugabo witwa Nowa. Nasomye mu igihe Yona yabwirizaga, bavuga ngo ahari yaba umubwiriza w'iki gihe, abantu bari kubona yuko nta musaruro yatanze. Kugira ngo umuntu abwirize imyaka 120, yihana abantu bangahe? Ariko bakwiye n'abantu bihanwe n'abo mu rugo rwe. Bano b'Imana reka mbabwire icyaguha abantu bakeneye kwihana bwa mbere, ukabwiriza iwawe bagakira, kuko bari bamara gukira itorero ryose rizabasha gukira. Yesu ashimwe. Arabwiriza, Yona arabwiriza ikibwirizwa cya mbere, ububyutse buragenda bwinjira ku mugore arihana. Arabwiriza ububyutse bufata abana barihana, abandi bose bararimbuka, ariko umuryango wo kwa Nowa ugira gute akira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngiye kubasomera amagambo ari muri aka gatabo nababwiye, ni ububyutse ni volume ya 4. Aka gatabo jye nakaryamyeho kuko amagambo akarimo iyo ndi kuyasoma jyewe numva rushaka kubiryohana. Mu cyigisho kivuga ngo andi mahirwe, ni icyigisho muzasanga kuri paje 65, ariko jyewe ndi
ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri. Mbese ibyo ntibitangaje? Muri uyu murongo mugufi tuhafite urugero rutunganye rwerekana uburyo Imana ifata inyokomuntu yazimiye. Iyo ducumuye tugateshwa ku Mana maze tukayoba, iraza ikadusanga ku nshuro ya kabiri. Yesu ashimwe. Igihe rwose twabaye umunsi twavuye ku Mana, Imana yo ntabwo itujugunya, ahubwo irongera ikakugenderera ku mahirwe ya kangahe. Dufite indirimbo ya 88 y'amunda cyane, iravuga ngo ntumiteho umukiza we, umva uko kanye, umva ugenera abandi, nanjye ntugire gute, nanjye ntusi. Muzirikane uburyo Imana yahamagaraga Yona ku nshuro ya kabiri, itamwibukije uburyo yamukijije ikamukura mu ruvu. Werekana we, iyo umuntu hariho ikosa yakugiriye ugashaka kugira ngo umwibutse yuko we hari icyo ugiye kumukora, uravuga uti burya iyo utangira uwo wanapfa. Siko bimeze se? Iyo utangira kumwibutsa ibyiza byinshi wagiye umugirira, ariko Imana yihamagara Yona ntabwo yamwibukije rwose, irabaye ntabwo yamwibukije ko yamukuye mu rupfu. Ntabwo Imana yamubwiye iti iyo utangira uwo wavuye muri buriya bwato, ntabwo yamubwiye iti iyo utangira uwo warohamye mu nyanja ibyawe bikarangira, kandi ntabwo yamubwiye iti iyo utangira uwo washebukiye mu ndere iriya gufi. Oya, icyo Imana ivuga ni iki? Maze ijambo ry'Uwiteka rigaruka kuri Yona ubwa kangahe? Ikindi kandi ntabwo ubwo Imana yamutumaga yamukangirishije, ntabwo yavuze iti ubu noneho byaba byiza twumvikanye, noneho byaba byiza ubikoze aka kanya, noneho urusohoza indahiro warahiye. Oya, Bibiliya iravuga iti maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yona ubwa kangahe? Bwa kabiri. Ibi bishatse kuvuga ko Imana itabika inzika. Yesu ashimwe. Imana ntabwo igira gute, oya ntabwo ari bakabwira, ntabwo ari nkawe ku buryo umuntu agukorera ikosa ukababarira, ariko ejo bundi yakongera ukamubwira ububaye ubwa kangahe, kandi mu bushize wagize gute, wari wamubabariye. Ariko kubera ko abantu tubika inzika, ugahita unavuga ubu ubaye ubwa kabiri. Nimurebe Adamu na Eva, Imana yarababuriye iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge mumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. None se bakoze iki? Ntabwo bumviye, nyamara Imana mu
murongore inshuti ze, ndagusaba kugira ngo nawe ugirire Imana icyizere. Hari igihe byinshi umuntu rwose aba yaragezeho akabona yuko ageze ahantu ho gupfa, akabona ibyaha bye nk'uko iriya ndirimbo turi kuyiririmba byamugiye ku bitugu, byamusize, ageze rwose aho umwana arira nyina ntiyumve, ariko ugeze aho ngaho nibwo ijoro ryiteguye kugutabara. Ndabasabira inshuti zanjye kugira ngo muri iki kigoroba twongere kugira Imana yacu icyizere. Imana yagiriye neza bariya, natwe muri iki kigoroba yiteguye kongera kutugirira neza mu izina rya Yesu. Ndashoje, igihe ndi gusoza ndasaba kugira ngo muhaguruke dusenge, kuko nta yindi gahunda turi bukore nyuma, ariko kandi ndararikira abashyitsi bacu kugira ngo bigire bugufi tubasabe umugisha. turi mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubererekera ijambo ryawe rikongera gutambuka mu matwi yacu n'ibazwa. Tugushimiye ko ijambo ryawe ritubwiye amakuru meza yuko uri Imana itanga amahirwe ya kabiri. Ntabwo uteye abantu turi kwibukiriza amakosa, abantu turi nk'ababarira. Mwami wacu ushimwe kuko uri Imana igira imbabazi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dore Yona yagize amahirwe ya kabiri, natwe uyu munsi twongeye kugirirwa andi mahirwe yo kongera kuganirizwa ku ijambo ryawe. Uturinde gutera aya mahirwe icyizere, uduhe kugira ngo tuyabundire Nyagasani, kandi aya mahirwe ashobora gutambuka rimwe mu buzima. Turagusaba kugira ngo aya mahirwe atugirire umumaro. Ibi byumweru bibiri ni amahirwe kuri twebwe. Tugushimiye ko wabitanze, kandi tugushimiye yuko buri wese yagize amahirwe yo gukurikira aya magambo yawe. Uhabwe icyubahiro. Dupfukamanye n'abashyitsi baje hano muri aya materaniro, turagusaba ngo ugendere mu mitima yabo, ubafate mu kiganza cyawe ntubarekure, ubatsindire ibibatsinda, ubarwanire ibibarwanya. Ahari ibyuma Satani ashobora kwinjiramo, uyu munsi uhabutesha imbaraga zawe. Turagusaba kugira ngo aba bashyitsi babe mu bwishingizi bwawe, kandi imbaraga yawe igiye kuba muri bo gusa, ibe no mu miryango yabo. Iyo mbaraga igende yinjire mu macumbi yabo, kandi ubwo tugiye gusoza aya materaniro Nyagasani, turagusaba ngo uyu munsi uhere kuri iri jambo, hanyuma urihereho ubigishe n'ibindi ushaka kubigisha Nyagasani, kugira ngo barusheho kunoza umushyikirano bafitanye nawe. Tugushimiye ko natwe wabanye natwe. Buri muntu wese waje hano umwuzuze Mwuka Wera, kandi buri muntu wese waje muri uru rusengero akaba agiye gufata ibirere bine bitandukanye, ajya ahatandukanye waducumbikiye muri iyi si. Ujyane natwe Nyagasani. Iri joro ritubere ijoro ryiza, ritubere ijoro ryo kuganira nawe. Iri joro turiboneremo umwanya wo gusabana nawe. Iri joro ryongere gukorana n'imitima yacu, tukwishyize mu maboko, kandi twizeye tudashidikanya kubasha gukora ibirenze ibyo